Listen, ndamutse mvuze yuko mbaye nk'aho umukinnyi urata penalite kuri match y'igikombe cy'isi ariyo penalite yaritezweho amakiriro n'abantu bose ku iyo kipe, ariyo penalite ari bucungura iyo kipe yarangiza akayirata ikipe igatsindwa kubera iyo penalite abushije. Man, simbabeshye mbabwije ukuri ko ibyo bintu nibyo bimbayeho uyu munsi. Urabona kano kaboro, uyu ni umubumbe w'isi nkuko uri kuwubona. Okay, tudatinze muri ibyo bintu, iyi yari gift ya iShowSpeed. Ni akantu keza cyane umushiti wanjye yari yarakoze arakampa, amaze kukamanda kabika nkajya nkibikira ahangaha, ndavuga nti nanjye nzagaho umuntu rwose nka iShowSpeed. Man, sinkubeshye, ikintu cya mbere kimbabaje mu buzima nuko iShowSpeed aje mu Rwanda simubone. Uyu mwaka squat ndayikubise, igihombo cya 2026 ngenda kibonye, nari kintu nzigera mbona. Ayo n'igisubizo zari inyongera n'ibinaza, ariko reka nsenga Imana nayizere ko bitazigera biba. Ariko ngiye uyu munsi cyo nababwira cyo ndahombye kandi ndababaye cyane. Ariko bavandimwe, simbabeshye, uburya bava ngo nufata ihene ugifatirana igihebeba. iShowSpeed yagize muri stade Amahoro, ndabibona nayo ndi mu rugo mitendukana njyayo, mageze nsanga agiye Zaria Cote, ngeze Zaria Cote nsanga arahavuye. Ofete byatangiye mubona kuri Club Rafiki, mbo direct nihuta njyayo, mageze nsanga arahavuye. Mu minota itarenze 2 mpare mbona umuvandimwe ari muri stade Amahoro, yampaye mfata moto. Mfashe moto yaranzamura ingejeje kuri stade, nsanga umuhungu yagize muri BK Arena. Yabaze ibintu by'imihanda nyine arifunze n'abantu hose, byasaba kujya kuzenguruka n'ibiki byose. Mba ndakase ngiye kuzenguruka, mfata moto nanone. Nkiri kuri moto mbona agiye muri Zaria Cote. Mbo ndavuga ni twerekeze Zaria Cote. Tugiye Zaria Cote, arabizi ibintu by'Imana kubyara bimeze ahantu hose hafunze, twagiye kujyayo umuhungu ari gusohokayo. Niba ngo nageze Zaria Cote umuhungu ahavuye rwose direct, nta bintu byinshi. Nageze Zaria Cote umuhungu ari gusohokamo yinjira imodoka. iShowSpeed muheruko ngubwo. Nabandi muceza za Kanombe niba rero yagiye sinzire ko nabonaga mu mihanda ya za Kicukiro hari ya Sonatube zamuka. Ndavuga ni wenda wasanga ari buze kuza hehe kuri convention. Ndajyana njya kugogerera convention. Bro ndagogera, urumva? Hamwe umuntu agogera avuga ati byaze bikuze umuvandi nkarazanga. Ndagogera byahatari. Ndategereza birangira ahubwo imodoka iShowSpeed arimo zinyuraho ndi kuri convention zigiriye Nyamirambo mu Marangi. Ndavuga ni rero kwanza umuntu agiye Nyamirambo mu Marangi, reka nanjye bariho nje. Nkivuga ngo reka mukurikire, urukumva imvura yayisigwa ari nyinshi. Ndavuga ni mumbwiye motati reka sinagera mu mvura. Ndavuga nti kambayeho. Man, navuze ni nyine ubu mburiye abandi babone nta kundi nta kintu nakora, ndicara kubyumvisha biranga. Ndavuga ni ngomba kubona iShowSpeed biranga. Ndavuga ni ngomba kubona iShowSpeed. Umutima nawe uti mwa mwana we kubona ibintu bigoye wabiretse. Undi ati byayo. Mfata moto, nkimara korera moto mbona umuvandimwe live stream yagize ended. Urumva right now this is my shoes. Urabona ukuntu meze nibwo nkigera home. Urabona ukuntu meze nibwo nkigera home. Nta kintu na kimwe ndahindura, nuko nari nambaye. Urabona ukuntu meze gutya nari nimereye kabisa, gutya nari meze ibintu byose nta kintu na kimwe nageze mindura. Numva ndibona iShowSpeed one nkavuga nti rwose iShowSpeed welcome to Rwanda, we love you Speed. Nkamuhereza kano kantu nkamubwira nti akira isi zo kumuzi yizenguruke rwose, turagukunda ndi umufana ukomeye. Man ahubwo buryo numva mbabaye gusa nta kundi nyine byagenda. Aho ngo nayo nzajya mvuga mbwirwa nayo nzajya mu bandi nazababwira tubabwirwa ko iShowSpeed yaje mu Rwanda nk'abari bari mu ntara. Sha mva nta kundi nyine guys mvuga ngo icyo mva murakoze kuri video yanjye. Imana bamugisha munyere subscribe nyine nanjye ndebe yuko ari cyo byatanga iyi ngiyi. Gusa nyine
ubu iyi gift ngiye kuyibika umuntu uzayitsindira. Simbabeshye biragoye pe. Guys, murakoze.